ndagusuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Aho uri hose igitondo cyiza, umugoroba mwiza, yaba igihugu cyose uherereye. Muzana ijambo ry'ubuhanuzi Imana ashyize ku mutima wanjye. Ni ijambo rivuga ngo ongera wisubiremo. Wisubiremo, ureba aho wavuye ukagwa, ureba aho wavuye ugasubira inyuma. Ni ijambo Imana yampaye yashyize ku mutima wanjye ngo nze nkubwire wo nkurikiye kano kanya ngo wongere wisubiremo. Yari mu cyanditswe dusanga mu gitabo cya Luka ibice 15 uhereye ku murongo wa 17. Haravuze ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho ngewe inzara insinze hano. Uyu ni umugani wa mwana w'ikirara. Bibiliya itubwira ngo yatse se umugabane. Ise amaje kumuha umugabane, umwana aragenda awujyana ngo abikoresha iby'ubugoryi, arawaya, upfusha ubusa. Ariko ngo ageze ahantu ubuzima bumucanze, yari umwana wo mu batware, umwana w'umuntu ukomeye, bimucanze ajya kwaka akazi. Iyo nkuru murayizi muri Bibiliya, muze gusoma icyo gice cyose cya 15. Ajya kwaka akazi ahantu ko gukora akorera ingurube. Ajya mu kibuti cy'ingurube, atangira kujya noneho yifuza n'ibiryo by'ingurube. Ariko uyu murongo uratubwiye ngo nuko yisubiramo. Yesu ashimwe cyane, ngo nuko yisubiyemo. Ndagira ngo dutekereze kuri ijambo ryo kwisubiramo. Wongere ufata umwanya witekerezeho. Nihe wavuye ukagwa, nihe wavuye ugasubira inyuma. Isubiremo. Uracyaririmba nk'uko waririmbaga, uracyavuga ubutumwa nk'uko wavugaga ubutumwa, uracyasenga nk'uko wasengaga, uracyagira urukundo nk'uko kera wagiraga urukundo. Ongera wisubiremo. Imana yakuntumyeho ngo nkubwire amagambo ngo ongera wisubiremo. Ubu nanjye nongeye kwisubiramo. Narebye aho nibagiwe, narebye aho nagifite urukundo rwakene, aho nagifite ishyaka ryo gufasha abakene, narebye aho nagisura abarwaye, narebye aho nagiraga imbabazi kubera ko nahemukiwe n'abantu nkabyibagirwa. Oh no, Imana irashaka kongera kwisubiramo. Wari umuntu ufite imbabazi, wari umuntu ugaburira abantu, ariko kuko abantu bakubabaje warababaye urabihagarika. Wari umuntu ukunda guterana, ugeze mu rusengero ngo barakuvuga, uravuga ngo ntabwo uzagaruka mu rusengero. Imana ikeneye ko wongera kwisubiramo. Data aragutegereje, data aragukeneye, kandi kwaso hari abantu benshi, hari abantu barimo bararya bakanywa, hari abantu barimo barambara, hari abantu Imana iri kugira neza. Uyu mwana ngo aritekereza ngo yisubiramo, aravuga ngo kwa papa hari abagaragu bafite buri kintu cyose, kwa data hari ibintu byose, kwa data nta kintu data akeneye. Aragaruka. Biratubwira ngo Isa mubona aturutse kure araza yirukanga. Ndashima Imana ko Imana ari Imana y'imbabazi. Nkunda indirimbo umucuranzi ubwe umuririmbyi umwe aririmbye ni Israel Mbonyi, yaravuze ngo nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange naragira icyo mvuga. Yesu ashimwe cyane. Data aragutegereje rero. Wongera nawe wisubiremo. Ongera utekereze n'ukuri. Ibuka urukundo wagiraga kera. Ibuka ishyaka ry'inzu y'Imana wagiraga kera. Ibuka kera ukiririmba udasabye amafaranga. Ibuka kera ukivuga ubutumwa utabanje kwishyuza. Ibuka kera ugiciriritse utariyemera. Ongera wisubiremo. Wongera ugaruke ku rufatiro. Wongera ugaruke kwa papa. Papa mubane neza, papa mukorane neza. Niryo jambo Imana yamaye. Uze gusoma uyu murongo wose urebe. Yaraje ngo saturuka hirya aramuhobera. Aravuga ngo niba kwambura iyo myenda yanduye. Ndashima Imana ko Imana ari Imana y'imbabazi. Data ahora dutegereje. Ni wowe wenyine ugomba gufata decision. Hindukira, garuka kwa papa. Garuka mu rugo, papa aragutegereje, arakwambika neza, arabaga ibimasa, arakongera kwambika impeta nk'uko Bibiliya itubwira. Yesu ashimwe cyane. Isubiremo ugaruke. Isubiremo ureba aho waguye. Isubiremo ureba aho wacitse intege. Isubiremo ureba iby'icyubahiro watakaje. Isubiremo wongere wisubiremo ugaruke mu rugo twongere dukorera Umwami. Shalom shalom. Imana iduhane umugisha.